Munezero ndakubona wiriwe ute se? Tom, wiriwe ute se nshuti yanjye? None se ko wabuze we? Uzi ko naciye igihe kinini ntakubona. Ndabizi ubwo narabuze muri iyi minsi rwose nari mfite akazi kenshi ariko ubu ndahari da. Ubu naje rwose nagarutse. Urebye ariko nshaka na telefoni rwose gerageza uko ushoboye kose umereze telefoni nziza nawe wizera ufite. Okay, sawa noneho rero. Ubundi rero dufite telefoni za Samsung, Infinix, Camon n'izindi nyinshi. Ariko ubundi nyine ndakuzi wowe ukunda Camon cyane. Ariko ubundi banza umbwire, umeze ute? Kandi noneho wari umaze iminsi uba hehe? Yewe nyine urebye nari mfite ibibazo byinshi ariko ubu nabiboneye umuti pe. Shangiye kumira rukuruzi. Tom, none se niyo mpamvu yatuma umira rukuruzi? None se ubundi ubwo ntushaka kwiyahurara? Uzi ukuntu sheri wanjye yambwiye ngo sinyikururana, ariko ubu nshaka kuyimira noneho kugira ngo abone ko nyikururana ubu ngubu noneho. Yo, ihangane muvandimwe, uko nyine niko bigenda iyo ushatse gutereta umukobwa kandi uri masikini. Uyu mukobwa rero wa mugabo we rwose maze amezi 4 yose mutereta kandi ibintu rwose byagendaga neza nk'uko nabishakaga, ariko uyu munsi byabaye ubwo namutumiraga iwanjye. Yaje rero turi kumwe njya kumva telefoni ye irasonnye. Isonnye umukobwa yanga kuyifata. Mubajije impamvu adafashe telefoni iri kumuhamagara ntiyagira icyo ansubiza. Ndayifata rero ngo ndebe wari uri kumuhamagara. Mbona handitseho ngo Equity Bank iri guhamagara. Ndangije ndamwinginga ati wa mukobwa we wambabari ugafata telefone ndakwasanga bank ishaka kuhera amafaranga. Hashize akanya rero Eco Bank nayo irahamagara. Umukobwa yanga kuyifata. KCB Bank nayo irahamagara. Nuko yo ndayifata. Ariko ntihagira umuntu uvuga maze telefoni nyikuraho rero. Hashize umunota I&M Bank irahamagara. Arangije yarayikupa. Nuko hashize akandi kanya BK irahamagara rero. Arangije arasakuza cyane rwose terindu. Hashize nk'isaha rero indi telefoni namuhamagara. Ariko iri muhamagara harimo indirimbo ya Juno Kizigenza yindi bita Urankunda. Nuko ndebye mbona handitsemo Beneri. Yarangije arayifata rwose ayisubiza neza yishimye cyane. No. Nuko nyuma nje kumubaza rero. Arambwira ati ba anko be bakora muri ayo mabanke nibo bifuzaga kuvugana nawe ariko bakoresheje imirongo yo muri ofisi yabo. Nuko hashize nk'iminota 5 njya kubona World Bank iramuhamagaye. Nuko yishimira kuyifata koko. Nuko amaze kuyitaba nanjye mpita mfata telefoni yanjye maze ndamubipa ngo numve. Uzi icyo nabonye? Community Bank asha. Tom we, ihangane rwose numva ahubwo ndenzeho. Ariko uzi n'ibindi, uzi ko abantu b'iyi minsi bose asigaye ari bamwe. Kugeza naho abasaza b'iyi minsi nabo basigaye biba we. Sibwo umunsi umwe nagiye kuri supermarket ngiye kwishakira icyo kurya. Nuko nyine mu gihe nari ndimo ndimanuka muri esikariye najya kureba nkabona hakurya hari umugabo urimo andeba yankanuriye cyane bikomeye. Nuko nanjye naramurebye ariko noneho ndangije nkomeza kugenda nyine njya gufata icupa ry'amazi n'umugati byari imbere ya kontwari. Nuko nyine igihe nari maje kubifata nahindukiye ngo njye kuri kontwari. Nuko nyine wa mugabo akomeje kunkanura cyane nagiye guhindukira nsanga ntanze imbere da. Noneho ndangije ngerageza uko nshoboye kugira ngo yemereke ko nyine naba namukunze ndanamusekera ye. Hanyuma nyine ndangije noneho ndakomeza nyine njye imbere ngiye gufata icupa cya Coca. Ariko wa mugabo arangije arankurikira. Njye nahise ntangiye kumva ngize umujinya n'ubwoba kubwo uwo mugabo ukomeje kunyizirika ankurikira cyane. Noneho ndangije mpita mubaza icyo arimo anshakaho. Nibwo nyine yahise ansubiza ati ngo rwose umbabare ko nakomeje kureba cyane kuko rwose impamvu nuko usa n'umwana wanjye w'imfura. Kandi nyine uwo mwana wanjye w'imfura nyine twamushyinguye ibyumweru bishize. Ako kanya nahise numva rwose mbaye umuswa kuba narakariye umuntu ariko musobanura ukuntu yimvaga. Yarambwiye ati nyine nta kibazo kuko kandi abizi ko umwana wanjye nyine ari mu ijuru hamwe n'Imana. Abizi neza. None nyine arangije aransaba nyine ko nagira icyo namukorera. Nanjye ndangije ndavuga ati rwose nta kibazo. Nibwo nyine yambwiraga ati igihe umwana we yapfaga yarababaye cyane kuko nyine umwana we yapfuye ariko nyine akagenda atamusezeye mbere y'uko apfa.
noneho shaka ako kanya nibwo yansabye kujya ku murongo ariko nyine nkajya inyuma ye. Noneho arangije arambwira ati naramuka asohotse nze kumubwira ati bye papa, kugira ngo nyine abashe kwiyumvamo yuko wa mwana we yapfuye aribwo amusezeye noneho neza. Nyine nubwo numvaga ibyo nansabye bidasanzwe ariko nyine nageze aho ngaho ndamwemerera. Noneho sasha umusaza ageze gutya apakira ibintu bye byose yaramaje kugura, arangije arasohoka. Noneho n'uwishyuza yumva ndangije arambwira ati urabeho papa, nawe arahindukira gutya nyine arambwira ati urabeho mwana wanjye ndagukunda. Noneho wari ushinzwe kwishyuza nibwo nyine atangiye kumbara nanjye ibyo bintu byose nari maje kugura aho ngaho muri ako kanya. Noneho arangije arambwira ati tuzari ibintu byose maje gufata angana n'ibihumbi 11,150. hahiye koko. Ndangije ndasakuza cyane ati ngo iki? Ndangije arambwira ati ubundi wansobanura ku icupa ry'amazi igura amafaranga 200 n'umugati ugura amafaranga 1000 yonyine gusa, n'igicupa cya coca kigura 2000 gusa. None ibyo bintu byonyine maje gufata wambwira ukuntu bigiye bigahana ayo mafaranga yose ugiye ukambwira? Uwo mukobwa wishyuza aganije arambwira ati uriya papa wawe wisohotse yavuze yuko ari wowe uza kumwishyurira fagitire yose. Dogita mwaramutse neza? Yego waramutse neza nasi we. None se ubundi aho ngaho ku bitaro situation zifashe gute? Dogita turakwinginze rwose tebuka hano ku bitaro turagukeneye byihutirwa. Umva nasi gerageza tuze rega. None se ubundi mbwira mufite ikihe kibazo? Va wihuse igitaraganya kuko hano dufite umurwayi umeze nabi cyane. Ikindi kandi akeneye kubagwa. Aramutse atabazwe byaza kumuviramo no kubura ubuzima. Okay, ndaje nyine noneho ngo tuvugana. Niko muga, kuki wamaze uyu mwanya wose rwose utaraza? Uzi ukuntu ubu watinze? Cyangwa sha ntabwo uzi ko ubuzima bw'umwana wanjye buri mu byago? Si ubundi sha, ubu akazi bakaguhaye ugashoboye ra? Umva rwose mubyeyi, mwihangane pe. Kandi nyine urebye ntabwo nende no ku bitaro, ariko nyine bakimara kumuhamagara nkumva iby'umurwayi wanyu nahise nanjye nzanirukanka. Hanyuma rero noneho ubu ngubu icyo nifuza nuko nyine watuza, hanyuma twebwe nk'abaganga tugakora akazi kacu, sibyo? Ngo nuze, ugatinya ukambwira ngo nuze, uba ari umwana uri muri iki cyumba wowe watuza kweli? Ubundi wowe umwana wawe wabyaye aramutse apfuye wakora iki? Nyine bigenze gutyo nayo nta kindi akubwira uretse ibyo yavugiye muri Bibiliya agira ati mwitaka niho twatutse kandi niho tuzasubira, izina ry'Imana rihimbazwe. Hari ikindi se kandi? Erega muze, ikintu ugomba kumenya twebwe ntabwo tuzura abapfuye. Rero wagenda utegereze hari umwana wawe wicaye hariya, hanyuma twebwe dukora uko bishoboka Imana yaraza gukora ibyayo. Kugira inama abandi gusa mu bintu twe bitadufasha biba byoroshye. Umva muze, rekera rwose kurira. Aho mbwira byamugendekeye bite? Muga ukureba njyewe rero ubu mfite umwana umwe. Nakoze uko nshoboye kose ngo mwigishe kugira ngo ndebe ko wenda yazavamo umuntu ukomeye. Kubw'ubuntu bw'Imana yewe impamyabumenyi nyinshi yabashije kuzibona, harimo iza primaire, iza secondaire, bachelors, masters ndetse na PhD. Ariko rwose kubw'umwaku yaje kurwara, abaganga bose bambwira ko ntacyo wabikoraho rwose ngomba kumureka. Yewe bampaye igisubizo kitari cyiza rwose ngo harabura amasaha 24 gusa ngo apfe. None umwana wanjye mbere yuko apfa yambwiye ngo muzanire impamyabumenyi ze zose. We yambwiraga ati papa, ibi nibyo yambwiye rwose ngo nigire kandi ibi nibyo nabonye, ariko nibigeze umbwira kwiga Bibiliya. Akambwira ati rwose sinzi icyo ndi bubwire Imana ningerayo. Umva rwose ndakwingize muze, tuza ndaje ngende ngerageza uko nshoboye.
umwana wawe yakize. Hanyuma ikindi rero nakwibutsa, nimba ufite ikibazo cyangwa ikindi kintu cyose washaka kubaza, urugendo ubaze Nasi ari buze kugufasha. ese muga kuki wishyira hejuru cyane? Ubu ntiwari kubanza ugategerezaho iminota mike rwose nkabanza nkakubaza nuko umwana wanjye ameze? Niba utari ubizi, umwana wanjye ejo bundi yitabye Imana azize impanuka y'imodoka. Rero nyine nari ndi mu nzira njya gutegura ikiro cy'uwo mwana wanjye, nibwo nyine nagiye kubona mbona murahamagaye ngo nze mbage umuhungu wawe. Hanyuma rero ubwo nari maze gutabara ubuzima bw'umwana wawe, nanjye nari mvuze ati kanirukanke mbanze njye kurangiza ikiro cy'uwo muhungu wanjye. Ariko nyine muze, reka nkugire inama rwose nk'umuntu wawe. Ntuzagire umuntu umucira urubanza kubera ko uba utazi uko ubuzima bwe bwahoze bumeze cyangwa se ibyo arimo aca muri iyo minsi. hahiye koko.